Ubuhamya bwawe wowe ntabwo waba warigeze kuzibukira ibigendanye n'imibonano mpuzabitsina guhagarika burundu icyo kigendanye n'umunezero w'umubiri mukiyegurira Imana. Iki kintu ntabwo kibagoye, ntabwo kibagora. Mbaze aho ngaho katari kabaye. Aho kari kabaye. Se kari kabaye ariko nkomera ku Mana. Iteka niwe mungeri wanjye, Uwiteka iteka niwe mungeri wanjye, nanjye nzaba mu nzu y'iteka ntacyo nzakena. Benimana bakunzi b'Inama TV, nk'uko mwari mwabisabye muri benshi muri comment ku kiganiro twakoranye ubushize n'umutumirwa wacu Marcel. Rero twifuje kubakorera icyo mwifuje ko twakorana ikindi kiganiro. Marcel, muraho? Muraho neza. Amakuru y'iminsi neza. Yego. Ubushize twakoranye ikiganiro, abantu baragikunda cyane, watangaga impanuro ku bantu bari mu miryango idatekanye. Bibuka ko waremeshaga, wahumurizaga abacitse ku icumu baciye mu bikomeye, nawe ubwawe utangamo ubuhamya uvuga ukuntu byakugendekeye muri jenoside yakorewe Abatutsi. Wanakomoje ku bigendanye n'umuhamagaro wawe kugira ngo ube umubikira. Abenshi bari bagaragaje amatsiko mu gusobanukirwa ababikira bo muri EPR n'ababikira bo muri Kiliziya Gatolika, ngira ngo nabo bazwi cyane. Muri make niyo resume y'ikiganiro ubushize twakoranye, ariko uko bari bifuje ko twongera tukakwegera kuba kumvisemo impanuro, nagira ngo tuguhe ikaze nanone. Murakoze cyane. Yego. Ako Mase, hari ikibazo nagize ku bigendanye n'umuhamagaro wanyu nk'abantu bo muri ababikira bo muri EPR. Namwe mugira ubutumwa buranga umuhamagaro wanyu, kuko kundi ubona iyo abantu bagiye gukora invitation y'ubukwe bashyiraho umurongo wa Bibiliya uvuga icyifuzo cyabo mu muryango wabo. Mbona abapadiri ba Kiliziya Gatolika nabo iyo bagiye guhabwa ubusaserdoti hari ikintu kimeze nk'ubutumwa bisunga kizabaragira umuhamagaro wabo wose. Namwe niko bimeze? Natwe niko bimeze, kuko twishingikiriza ku ijambo ry'Imana icyo rivuga. Yego. Kandi mu by'ukuri buri ikintu cyose kidafite umurongo, kuko ijambo ry'Imana kenshi n'abayobozi baguha umurongo ubasha kugutunga muri icyo gihe. Muri kado baguha abayobozi bacu iyo wasezeranye burundu, yaba ari amasezerano abanza, impano ya mbere baguha Bibiliya, ijambo ry'Imana, bakaguha n'umurongo wo muri Bibiliya ubasha kugutsindagiza muri urwo rugendo, kukuyobora. Wa murongo rero uwugenderaho hamwe n'ibindi bice byo muri Bibiliya, urumva ko ni kimwe. Niba atari ibanga, wowe ubutumwa baguhaye cyangwa se wahisemo, simbizi niba ari ubwo baguha cyangwa ari wowe uhitamo, waba udusangiza? Njye nibuka ko nkigera muri communauté nahawe amagambo avuga ngo ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byanjye. Ijambo ry'Imana ko ari itabaza ry'ibirenge byanjye. Iryo jambo rero ryaramfashije, na none umunsi numva ko ijambo ry'Imana rimurikira aho nyura. Ubwo uravuze ngo habaho isezerano rya mbere, ngo irya kangahe? Tugira bwa mbere, tukagira bwa kabiri, tukagira n'amasezerano ya gatatu. Nyuma y'imyaka 10 umaze mu muryango usezerana burundu, kwiyegurira Imana. Ubundi bwa mbere utangira wimenyereza, ureba ko ni wo muhamagaro, ibyo wagiyemo koko ari byo, ariyo nzira yawe. Ni ukuvuga ngo abayobozi baba bagufasha mu iyobokamana, nawe ubwawe ukomeza gusenga ureba niba koko iyo nzira utaribeshye, uwo muhamagaro urimo ari uwawe. Ubwo rero nyuma mu kindi gice, nyuma y'imyaka 3, mbere ubwo ni umwaka, mu yindi myaka 3 bakongera hakaba handi masezerano. Ni ukuvugurura ya masezerano, ariko ni ukuyakomeza. Mu by'ukuri ukongera ugasezerana nanone imbere y'Imana, ukavuga ko uwo murimo, uwo muhamagaro ukiwukomeje. Ubwo ni nko kugenda wisuzuma intambwe yawe
umazemo intambwe ku ntambwe. Mbere biba byoroshye ko wavuga uti burya ndabona naribeshye. Muri icyo cyiciro cya nyuma y'imyaka 3 4 ishyikira 4 nabwo uba ukibasha kubona ibintu byabasha kuvuga ngo ariko buriya ndabona umuhamagaro naba naribeshye atari wo. mujya mubagira abantu bagera hagati bikabananira? bibaho kuko ushobora kugera hagati akabona ko wa muhamagaro ashobora gukorera Imana mu bundi buryo kandi yari yaje. Ni ibintu bibaho, ariko kenshi nanone ubusabe Imana dukunze kuba dusaba Imana kugira ngo idukomereze umuhamagaro. Ni hahandi wibuke hamwe nakubwiye ko bishoboka ko uko wibwiraga ko uzasanga uko minota imeze, kuba mu muryango bimeze, ushobora gusanga atari ko bimeze. Kenshi aho haba harimo amajwi menshi. Umuhamagaro rero ni ikintu gikomeye cyane, ariko iyo umuntu yahamagawe n'Imana ya masezerano yose ayabamo. Iyo Imana rwose ariyo yaguhamagariye kuyikorera, kandi umuhamagaro w'Imana ni ikintu ntibusubiremo ko ntago kibonwa na buri wese, kuko Imana niyo iguhamagara. Ushobora kuvuga ngo ese Imana iragaragara. Umuhamagaro w'Imana nawumva. Hari ingero nyinshi zo muri Bibiliya. Iyo dutekereje kuri Aburahamu ukuntu Imana yamuhamagaye ngo ave mu gihugu cye agende azitwe sekuruza w'amahanga, ntabwo byari byoroshye. Ijambo ry'Imana ritubwira yuko yagiye atazi aho agiye, ajyana n'umuvandimwe we Loti. Bageze mu nzira, hari ahantu h'igikingi yahawe guhitamo, ariko yahaye umuvandimwe ngo ahitemo, atwara ahasigaye. Aburahamu ni urugero rwiza rwafasha buri wese kugira ngo yumve ko umuntu wese ubasha kumva iki kiganiro yumve yuko umuhamagaro ni ikintu gikomeye. Yagombaga guhitamo nk'umuntu mukuru, yagombaga guhitamo aheza, ariko ijambo ry'Imana ritwereka ko we yahisemo. Yabwiye umuvandimwe we ngo ahitemo aho ashaka, agatwara ahasigaye. Umuhamagaro w'Imana rero ni ikintu gikomeye cyane, kandi Imana ntawe idahamagara. Nawe butuganira ishobora kuba ifite ibyo yaguhamagariye, yaguhamagarira kuyikorera mu buryo runaka, waba pasiteri, waba umuvugabutumwa, mu buryo bumwe n'ubundi. Umuhamagaro w'Imana rero kenshi ni wowe ubwawe uwumva hamwe n'Imana, ku buryo abandi usanga bibaza ngo ese uriya muntu kuki yahamagawe ate? Uriya muntu ko twari tunasanzwe, kuko Imana iguhamagara uri kumwe n'abandi, uri muri gurupe n'abandi, wakoranaga n'abandi mirimo, ikaba yaguhamagara kugira ngo uyikorere. Bizagutangaze ko ushobora kumva abantu batangarira umuntu ngo ese uriya ko twari kumwe yabaye pasiteri ate, yabaye umuvugabutumwa ate, byagenze gute? Uwo nawo ni umuhamagaro uwo muntu aba yahuye nawo w'Imana. Imana iba yamuhamagaye kugira ngo ayibere intumwa, ayibere umukozi, ayikorera ibyo ishaka. Hari ukuntu mu buzima usanga umuntu adatekanye, akumva ntaramenya neza ibyo agomba gukora, ibyo abamo akumva biramuha gutekana, agahora ajagaraye mu mwuga n'uyu cyangwa mu bikorwa ibi n'ibi, muri we ukabona ntaragira ifatizo, ntaramenya neza aho ashaka kuba ari. Ni ryari umuntu avuga ngo noneho shyikiriye ikintu nahamagariwe? Rero icyo ni ikibazo gikomeye kandi cyiza, gikunze kuboneka. Kugira ngo wumve ko utekanye aho uri no mu byo urimo. Umaze imyaka myinshi mu kibikira, bivuze ngo hari ukuntu nyine wabonye ari ahawe, kuko hari abazamo muri ya myaka 3 mwavugaga ntibikunde, akajya mu bindi nabyo ntibikunde, ugasanga ni umuntu ugiye kumara nk'imyaka 15 mu by'ukuri ntaramenya ikimugwa neza, ikimuha gutekana. Rero kubana n'Imana ni ibanga rikomeye, kandi Imana aho hantu ntago naguha igisubizo rusange, ahubwo ni igisubizo cy'umuntu ku giti cye. Kuko Imana iguturishije, iyo uzi Imana ko iyo ibintu bigukomereye icyo ugomba gukora ari ugusenga.
urasenga imana ikagusubiza ikaguha gutuza. Niyo mpamvu igisubizo cya rusange ntacyo nabaha. Umuntu niwe yigendagenda akavuga ngo aho ndi birakunda, biremeye. Burya imana ibasha kunshyigikira, gushyigikirwa n'imana mu byo urimo. Ni ukuvuga ngo wowe uba wabashije kugirana ubumwe n'imana, umushyikirano n'imana, kominikasiyo, mbese ukumva ko wasabanye n'imana. Akabakubwira iti komera mwana wanjye, komera nubwo ibi bimeze gutya, nubwo mu rugendo byaba bigoye, nubwo iki gikukomereye, ariko ndi kumwe nawe. Yego, kuko imana ijya ibasha gusanga umuntu aho ari, ikakubwira iti turi kumwe. Ibyo bintu birakora koko? Birakora cyane. Abakurikiye ikiganiro, ubwo namwe mugerageze mwishake mu iryo jwi ribabwira yuko nimuhumure, nimukomere. Niba Masera yemeza ko bikora, wasanga nawe iwawe bikoze. Ibi bihise bituma nibuka ibyo nabonye muri comment mu kiganiro cy'ubushize. Bari bavuga ngo warababaye, waciye mu bikomeye, bagukomeza ngo komera. Uyu munsi wababwira iki? Ikintu nababwira nuko ndakomeye. Icyo nababwira nuko Yesu nakurikiye, Yesu wanjye tubana iteka. Numva ibikomeye ajya byoroshya ku buzima bwanjye, arabyoroshya. Nkumva nezerewe Imana, nkumva nezerewe gukora umurimo w'Imana, nkumva rwose umutima wanjye urakeye, nkumva umutima wanjye wishimiye kubana n'Imana. Warebye ikiganiro cyawe se akakishushanyamo, akabona nawe ibyo wahuye nabyo birasa naho n'ibyo nawe yabonye, cyane ko bacitse ku icumu muri rusange bose bagiye bahura n'ibikomeye muri jenoside, ariko bose siko batera intambwe kimwe. Hari abo ibikomere byagumanye rwose birabagwatira kugeza n'uyu munsi. Usanga ubwo igihugu gitera imbere n'ubwo abandi banyarwanda batera imbere, we arahora kwa muganga. Igihe cyo kwibuka iyo kigeze buri gihe aramara no mezi 3 yose ari mu ihungabana rikabije. Ukabona ni umuntu watakaje uburyohe bw'ubuzima, sibyo? Wamugira ihe nama? Kuko barahari. Inama namugira ni ukwegera Imana. Iya mbere ni ugusenga, ariko nimvuga mu gusenga naho burya biba bigoye, kuko kuba wabwira umuntu wenda yaburaye ukamubwira ngo senga uri buze kubona icyo kurya biragoye. Ntanga urwo rugero rufatika. Nanone kuba nabwira uwo muntu ngo nasenge, kandi nonaha imbere ye hari amarira, imbere ye hari ibibazo, hari bya bikomere, ahubwo no kubanza gutera intambwe, ya ntambwe yo kugira ngo yegere umuturanyi we, yegere umuntu yagerageza kwiyumvamo, baganire, babashe gufatanya wa mubabaro we. Kuko buriya iyo tuganiriye, iyo uganiriye na mugenzi wawe mubasha gufatanya nk'urugendo, mukungurana, mukazamurana, akaba yakuzamura muri cya kibazo urimo, akakubwira ati komera. Wenda urugero rwumvikana nk'umuntu wabaye inshike, yari afite abana akabasigariye aho. Nk'uwo mubyeyi urumva niba abasha kwegera akubona wowe muturanye, ukemera guca bugufi, kandi na wa muntu baturanye akemera kumucira bugufi, byibuze akamubera umwana. Niba ari amazi akamuhereza amazi, niba yayabuze, cyane niba ari kujya kwa muganga akamusura kwa muganga, wa muntu ntiyibone kwa muganga wenyine, wa muntu nta cyatuma adahumurizwa, kuko azabasha kureba avuga ati nubwo nabuze abana banjye nabyaye, ariko n'uyu ni umwana wanjye. Kuko hari ingero nyinshi tubona nanone ugasanga umuntu akavuga ati hari abana hariya banjye, hari abana banjye, kandi abana be nta n'umwe afite. Ubwo rero inama natanga nuko rwose ni ugukomera, yamara gutera intambwe, kuko guhita gusenga ntabwo biza. Hari benshi no gusenga bananiwe kujya gusenga. Kugeza ubu hari abantu batari batera n'intambwe ngo bajye mu rusengero, ariko Imana irabakunda. Biranagoye. Bataratera intambwe. Banyihanganira abakurikira ikiganiro, ariko hari abo tuganira ukabona ko bitoroshye kugira ngo umuntu asubire muri rwa rusengero yaboneyemo akaga. Abiwe bamenewe amaraso
muri za nsengero. Abihaye Imana, abanyamadini abenshi ntabwo bitwaye neza mu gihe abatutsi bicwaga. Rero nabo twabumva, umuntu utabasha kubona ruriya rusengero ngo arwegere, kiliziya iriya ngo ayegere, yego birumvikana ko ari ikimenyetso cy'ibikomere, ariko nawe wamwumva. Nanjye niyo mpamvu nababwiye ngo abo bantu barahari, ariko abo bantu inama nabaha nonaha kujya mu rusengero niba biri kumunanira, ntiyegere umuturanyi we, nawe ubwe yicaye mu cyumba cye asenge, yumve ko hari Imana, yibuke ko hari Imana ishobora byose, yibuke ko hari Imana imubeshejeho, atariho kubwe n'ubwo ariho mu buzima burura, nubwo ari mu buzima bugoye bw'akababaro, ariko atekereza ati burya wampaye ubu buzima, turi kumwe, asenge. Igihe kizagera wa mwana w'umuturanyi azamutera imbaraga, cyangwa wa mundi bangana w'urungano rwe uko baganira, kuko ubwe yisengeye. Ubundi nanjye bisaba ko natera intambwe kugira ngo nanjye ubwanjye nisengere, mbone kujya mu rusengero, kuko mu rusengero byo byagiye binagaragara ko abantu n'ubundi kuba wabona umuntu mu rusengero yasohoka ibyo akora ugasanga si byiza, gucika intege birumvikana. Ariko umuntu wakumva iki kiganiro namukangurira kudacika intege ku Mana, kuko ariho kubw'Imana, ariho kubw'Imana. Niyo mpamvu ya Mana nayisenge, ya Mana yisunge, ntabwo ifatika pe ngo tuvuge ngo turayifata tukayibona, ariko Imana irahari. Iyo ari itanga ubugingo, ari itanga ubuzima, byongera ukwibuka ngo kuki ndiho, ese kuki ndiho. Ikintu kirakomeye. Akenshi iyo umuntu afite ibibazo ahangayitse cyangwa ari mu buzima bugoye, atakaza ubushobozi bwo kubona n'ibyiza afite, kuko abanyarwanda baravuga ngo haguma amagara. Wowe uracyariho, ni ubushake bw'Imana, icyo wakizamukiraho n'ibindi ukaza kubikunda, n'ibindi wakigenderaho kuvuga ngo kuba ariko ndiho, kuki ndiho none, ariko noneho ndiho kubera iki? Wa wundi rero utanga ubuzima arahari, wa wundi utanga ubuzima, ndabwira wa muntu, ndabwira wowe ubasha kunyumva, utanga ubuzima, nyir'ubuzima arahari, kandi musenga umwisunge azaguha ibyiza, kuko Imana ubundi yatugeneye ibyiza, yaturemeye ibyiza. Imana yifuza kutugirira neza, kuko iyo ndaho mpita ntekereza ukuntu usanga umuntu niba nko mu bantu 10 ukabona usigaye wenyine, mu bantu barenze 10 ukibona kuki uriho. Hari ukuntu nyine tubwirwa gusenga, hari ikibazo umuntu ashobora kwibaza, ubundi mu isengesho ry'umuntu nk'uyu nguyu ryagombye kugaragaramo ayahe magambo? Kwereka Imana amaganya ye, agahinda ke, yego, kayibwira ati Imana ndaje imbere yawe, urandeba nasigaye njyenyine, urandeba ndi njyenyine, urandeba amarira mfite. Rega Imana ihoza amarira, ntitubyemeranwa se? Imana ihoza amarira ubuzima bukaryoha, Imana ihoza amarira ubuzima bukaba bwiza rwose. Nta mpamvu yo gucika intege ugihumeka, ndivuge muri iyo mvugo, niba ugihumeka nta mpamvu yo gucika intege, nta mpamvu yo kumva ko niba mu rusengero utagiye utarabona imbaraga zo kujyayo, ariko sengera n'iwawe, ubwira Imana izagutwara ikujyane mu rusengero umunsi umwe, ubone uburyohe bwo gusenga. Mu buhamya bwawe wowe ntabwo waba warigeze usenga ugasenga ariko ukabona n'ubundi urakomeza kujya mu mwijima, ukaba wacika intege? Wenda nk'uwihaye Imana wowe ntubihagarika kuko n'ubundi mubihoramo, ariko se nta hantu waba warigeze uhurira no gucika intege? Kandi nkubwire, hari igihe nasigaranye isengesho rimwe gusa, nyine muri jenoside nasigaranye isengesho rimwe rivuga ngo Mana ntiwibeshye, Mana ntubeshye, hari ibyo wavuze ku buzima bwanjye, niba ubona ngomba kugukorera mpagarareho, kandi niba igihe kirangiye nabwo unyeze unyure. Urumva se
aho ngaho katari kabaye aho kari kabaye mu makuru tujya twumva banza na Yesu cyangwa Yezu yarageze igihe avuga ngo mana niba bishoboka iki gikombe ugicishe rwose kari kabaye ariko nkomera ku Mana. kuba nahaye n'uburenganzira Imana ukavuga ngo byose kize kuba igisubizo cyawe, kize kuba icyemezo cyawe, nubwo wacitse intege ariko harimo nyine n'iki kintu cyo kwemera ko ishoboye. Rwose numvaga ko Imana ndi kuyireba gutya nifata ni rwose Mana urabona ko nzi kutibeshya kuko hari amagambo menshi Imana yari yaramvuzeho. Ubu uyu munsi wowe wenyine igihugu cyose cyari kimeze mu buryo abantu bose ntibabonaga aho barimo bagana. Uyu munsi rero n'iyindi minsi yabanje mfashwa n'uko Uwiteka ari we mwungeri wanjye, kuko njya mbona ko Uwiteka yambereye umwungeri mu buzima bwanjye. Sinzi wenda niba iyo zaburi ntayibabwira ntayisoma wenda kugira ngo bayumva. Zaburi ya 23 ni amagambo make cyane kuko igira n'indirimbo, niba akanya kari buboneke nayo ndababwira uko utabasha kumva amagambo afashwe n'indirimbo yayo. Aravuga ngo Uhoraho ni umushumba wanjye ntabwo nzagira icyo nkena, ampa kuruhukira mu rwuri rutoshye, akanyuhira amazi y'urubogobogo, niwe ungaruramo intege, ni indahemuka anyuza mu nzira nziza, nubwo nanyura mu gikombe gicuze umwijima nta kintu cyantera ubwoba, koko wowe Uhoraho uba uri kumwe nanjye, uranyobora ukanandengera, ibyo ni byo bimpumuriza. Untegurira ibyo kurya byiza, abanzi banjye bakabura uko bangenza, unyakira iwawe nk'umushyitsi w'imena, ukanzimanira ukandabagiza, koko ineza yawe n'imbabazi zawe bizambaho igihe cyose nkiriho, nanjye nzajya ngusengera mu ngoro yawe, nzahagusengera igihe cyose nzaba nkiriho. Iryo ni ijambo ry'Imana. Mushime Imana. Kandi ibyiringiro byanjye biraha. Hari nyihanganire ngiye kubaza ikibazo kijya kivugirwa mu matamatama n'abantu benshi. Ababikira muzwiho impande ebyiri, abantu uko babivuga, kugira urukundo, kwita ku bantu, ariko ngo hari n'abagira umushiha rwose ukabona abadukurikiye mufite uko mubizi, ariko njya mbibona mu minsi ishizeho barimo bavuga ibigendanye n'ibigo by'amashuri biyoborwa n'abihaye Imana, cyane cyane ababikira, bavanga ababikira nta mpuhwe, ababikira no ku ruhande bakaza kongeramo akantu bavuga ngo n'ubundi se bazikura he ko batabyaye. Ariko njyewe nagize amahirwe yo kubona ababikira abandeze mu bigo bitandukanye, bo kubona ababikira vraiment bafite urukundo kandi bagufata nk'umwana bakuye mu nda yabo. Iki kintu giterwa n'iki mukibona mute mwebwe? Buriya rero hari ahantu biterwa, nibyo navuze, hari icyo umuntu ashobora gusubiza muri rusange n'ikintu personnel. Turabizi ko n'ubundi ntabwo abantu bose ari kimwe, karagiteri zabo si zimwe, uko Imana yaturemye si kumwe. Ushobora kuba njye naravutse ndi umwana n'ubundi iwacu nifitiye umushiha, ibyo ni ibisanzwe. Ariko nyine ngo hari igihe hazamo n'aka gashiha nyine ko kuvuga ngo ibi byana si n'ibyanjye, nta kindi bavuga, cyangwa nuko ari byo byoroheye sosiyete kubera ibyo. Ntekereza ko ntabiha agaciro, ntabwo nabiha agaciro, ahubwo wenda bitewe nuko niremewe, nuko navutse. Urabizi mu bana hari umwana uba hariya ukabona ni umwana uri sosiyete, ukabona hari umwana kandi warababyaye, ukabona hari umwana nawe abantu bose batirukira. Iyo rero wa mwana akoze ikosa no mu rugo, usibye kuba umubikira, na wa mwana iyo akoze ikosa avuga ngo uko cyabaye,
none se kuki bivugwa ngo kuko cyabaye kandi abivuzwe n'umubyeyi wamubyaye. abakurikira ikiganiro ubwo baraza kutubwira muri comment ngo kuko cyabaye, kuko icyo kintu cyo kirahari kiravugwa, ndanakizi nanjye ndacyumva, ariko njye ntago abakivuga sinemeranywa nabo ko wa muntu uko bamubona ntago ari ukubo ari umubikira. mujya mubiganiraho nk'ababikira? Umubikira uwihaye Imana ntabwo ibyo ari ubutumwa agombye kwamamaza, niyo yaba afite n'uwo mushiha yakagombye kubusiga mu cyumba. Niba ari abana ko kuvuga ngo nta mpuhwe bagira ababikira, mujya ntabwo mukaganiraho? nemeranwa nabo. Ntabwo bikemera, ntabwo ibyo rwose ariko nibyo n'ubundi ntabwo abantu bavuga yabo, ariko guhaye urwo rugero rw'umubyeyi akabyara umwana ngo kuko cyabaye, si umwana nk'abandi se. Rero ibyo abantu bavuga biterwa kuko none ushobora kuvuga ngo wa mubikira nta mpuhwe agira, yagera hirya wahura n'umuntu akakubwira ati nge yangiriye impuhwe. Yego nabyo ubwo rero oya n'urugero rw'abakora ibyiza ni benshi, kuko ababikira mu Rwanda bafite amashuri menshi kandi yareze abantu benshi bagiye bahakura uburere n'urukundo. None se Mase, ngewe mfite amatsiko yo kumenya mwebwe nk'ababikira baba EPR n'ababikira ba Kiliziya Gatolika, mugira ikindi kintu kibahuza cyangwa nyine ni amadini atandukanye, ubwo ni imihamagaro itandukanye, ni imirongo itandukanye, cyangwa mufite aho muhurira? ubundi nk'uko amadini atandukanye, ariko twebwe ntekereza ko umurongo tubaho ni umwe n'ubwo tuba tutari bamwe, kuko twese twemera Imana imwe mu butatu butagatifu. Yego. Kandi twese duhurira ku isengesho. Ikindi nk'abihaye Imana twese duhurira mu gukorera Imana mu buzima bwacu bwose turi abasiribateri. Ntekereza rero ko numva nta tandukaniro nabona muri nini usibye iry'imyemerere. Ako muze kumfata nk'umuntu wubahutse cyane, ndi kubaza mbariza abantu, sibyo? Icyo kintu cya chasteté sinzi mu Kinyarwanda uko twacyita, cyangwa niba kuzibukira ibigendanye n'imibonano mpuzabitsina, guhagarika burundu icyo kigendanye n'umunezero w'umubiri mukiyegurira Imana. Iki kintu ntabwo kibagoye, ntabwo kibagora? Jamais. Nta na kimwe, kandi ari umuhamagaro. Ikintu cyose wakoze ku burenganzira bwawe wagihisemo, aho uwo byagora n'uwabijyamo atabizi. Nta nubwo se byibuze bigera ahantu umuntu avuga ngo wenda ntuvuge kuri wowe, mu bandi y'ababikira muri rusange, ntabwo ngiye ntekereza ko kigoye, sibyo? Benshi niko babibona, ariko nk'uko umuhamagaro ngewe mpagaze ku maguru yanjye yombi. Icya mbere, umuntu ujya kwiha Imana aba ari ku myaka y'ubukure. Yego. Ntabwo aba ari umwana. Mufata abagera ku myaka ingahe? Kuva ku myaka 18 gusubiza hejuru. Ubu noneho ntekereza ko byabaye ku 16, kubera ko mbere bwo ni igihe kirangamuntu. N'ubundi ageze igihe cyo kujya kubaka, kwifatira icyemezo cyo gushaka. Kuko mu myaka umubikira azamo ni na ya myaka, mbese umukobwa aba ataraba umubikira reka mvuge ko ari umukobwa, ni ya myaka yo kurambagiza. Yego. Ni ya myaka yo gukundana, rimwe ni ya myaka igoye, ariko ntekereza ko aba yahisemo yo nticyamugora. Umuntu wese abasha kumva ko bigoye. Benshi babivuga uko, ubwo kuvuga ngo ariko biragoye, wibaza ikigoye ni iki kiza. Amahitamo y'umuntu ntabwo agoye. Ubwo rimwe mubivuze kandi mukaba rimwe mubibamo. Aho nakwemeranwa n'abavuga ko bigoye, naho uko baba bafashe wa mwana muto utarageza amahitamo. None se umuntu ntiyaba umubikira ngo uri kubona mureke wenda mu zindi nshingano zose mu muhamagaro wundi wose, ngo ikigendanye no kwibyarira cyangwa no kwigirira umuntu? Ubwo ni izindi community.
ubwo tudafite ntibyakunda zaba ari izindi kominote Ntabwo z'abihaye byakunda. imana nzi kugeza ubu ntabwo ibyo byakunda. mbese ntabo mujya mugira baba novisi baje kwiga baje kwihugurira kuba ababikira ariko icyo kikaba aricyo kibananira. rero buriya nakubwiye ngo hari ikintu kiri perisoneri, icyo ntabwo ashobora kunanirwa, ahubwo iyo umuntu agiye wenda usanga ari ibyo akaza bavuga. mumuhuguye amezi 3 mumuhuguye umwaka ariko ugasanga nyine aracyafite undi muntu hanze aha bavugana cyangwa ku busanzwe ibyo ntibirababaho. buriya rero nakwemera ngo ubushize nabikubwiye ko hari abaza bagakomeza ubundi ukananirwa. iyo umuntu ananiwe akajya mu buzima bwo hanze, iyo ahuye n'ibyo hanze babona yuko ari cyo cyamujyanye. kimwe nuko iyo ageze hanze ashobora kugera hanze akabona ko n'ubundi ibyo avuyemo abivuyemo, n'ubundi ntabwo ashoboye kuba yavuga ngo ngewe nzakora umurimo w'Imana ndi hanze ku giti cyanjye. bakabibona uko, wenda bakaba babasha kubyanariza uko cyangwa bakabivuga uko nguko, ariko ntekereza ko icyo si cyo cyaba icya mbere cyo kumunaniza. kuko aba yahisemo, ndagaruka kuko ni amahitamo ye. n'ababyeyi ubibabwira ubatunguye pe, nta mubyeyi ubwira umwana ngo uzajye kuba umubikira, uzajye kwiha Imana. ubwo rero urumva ko niyo mpamvu aho hantu ngiye sinzi wenda uko uhakiriye, niyo mpamvu ubusobanuro ari ubwo nabyakiriye. cyaba cy'imbere ngira ngo n'abandi nabo bagikurikiye ikiganiro bazatubwira. gusa twebwe nk'abarayiki, nk'abantu bari hanze turabona ko bigoye kuko hari ibyifuzo tugira ariko hari n'ingufu umubiri wacu dufiteho. kubasha rero kuba shasiti ukajya mu uwo muhamagaro wo kuba washyira ku ruhande ibigendanye n'umunezero w'umubiri mu biganisha kubyara no kugira umunezero mu mibonano mpuzabitsina ukabishobora, ngira ngo ni naho nyine Imana yigaragariza ko ari umuhamagaro yaguhaye kuko biraremereye. ariko umva si cyo cy'imbere kuri wa muntu. reka rero duse n'abasoza, niba hari ijambo bashaka kugeza ku badukurikiye. icyo nari nshatse kuvuga kindi wenda ni kuri ya zaburi nabahaye, nababwiye ngo ufite n'indirimbo, sinzi wenda niba nabwira igice cyayo cyangwa nta kibazo kugira ngo n'uyikurikiye gusoma hari uwo binanira ariko indirimbo akayifata. Uwiteka, iteka niwe mungeri wanjye, Uwiteka, iteka niwe mungeri wanjye, nanjye nzaba mu nzu y'iteka ntacyo nzakena, nanjye nzaba mu nzu y'iteka ntacyo nzakena. murakoze cyane. ubwo rero icyo nabwira abari baduteze amatwi ni ukumva yuko Imana ari inyembaraga, kumva ko Imana ishobora byose, Imana nta gahinda itakiza, Imana nta gikomere itakomora, Imana nta n'aho itagukura nta n'aho itakugeza. nicyo kintu numva nifuza gusangiza abari batwumvise, abazadutega amatwi, kandi nabo bajye bagira umuhate wo kwegera Imana basenga, aho kugira ngo bigunge bumve yuko Imana itakiriho, kuko Imana irahari. Ndumva mesaje yanjye yari iyo ngiyo. Murakoze.